Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize ano makuru. Leta y'u Rwanda iravuga ko ibyo ishinjwa n'ibihugu bikomeye ko ifasha inyeshyamba za M23 zirwana n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko biyobya ku mpamvu nyakuri y'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Iburanisha mu rubanza rwa Felicien Kabuga uregwaho ibyaha bya jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994 ryakomeje kuri wa kane, humva abatanga buhamya babiri bamushinja bavuga ko bahoze baturanye nawe ku Kimironko. Ishami rya ONU ryita ku buzima ku isi ryatangaje ko ikiza cy'indwara ya Ebola muri Uganda kitari cyarangira. Tubafitiye n'ikinamico runana muri mwese, ikaze mu makuru yo kuwa kane itariki ya 22 z'ukwezi kwa 12. Ano makuru reka tuyahere ku mugabane w'Uburayi. Umudepite uhagarariye Ubugereki mu nteko nshinga amategeko y'umuryango humwe bw'Uburayi uvugwa mu kibazo cy'agahomamunwa cya ruswa cyashegeshe iyo nteko, yasabye urukiko rw'i Buruseli gutegeka ko ava muri kasho. Eva Kayiri uvuga ko hari umwere yasabye ko yakwambikwa igikomo cy'ikoranabuhanga gituma akurikiranwa aho agiye hose, hashinjwa kuba yarahawe amafaranga na leta ya Katari kugira ngo afashe icyo gihugu mu rwego rwa politiki. Yanavanywe ku mwanya w'umukuru wungirije w'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Byitezwe ko mu masaha ari imbere abacamanza baza gufata umwanzuro ku busabe bwe ko arekurwa. Katari yo ivuga ko nta makosa yakoze. Ikibazo rero cya ruswa kivugwa mu nteko nshinga amategeko y'Uburayi cyatumye Minisitiri w'Intebe wa Hongiriya asaba ko iyo nteko iseswa. Viktor Orban yageranije n'igishanga kigomba kumishwa maze atanga igitekerezo cy'uko aho kugira ngo abadepite batorwe ahubwo ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byajya byohereza intumwa mu nteko rusange. Ubutegetsi bwe bwashinjwe kenshi n'iyo nteko nshinga amategeko ibirego bya ruswa no kutubahiriza amategeko. Mu kiganiro gisoza umwaka yahaye abanyamakuru bwana Orban ibi yabyise igikorwa cyo kwanga urunuka igihugu cya Hongiriya. Dukomereze ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari. Leta y'u Rwanda yatangaje ko kuyishinja gufasha inyeshyamba za M23 zirwana n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari byo, kandi ngo biyobya ku mpamvu nyakuri y'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rwavuze ayo magambo nyuma y'icyemezo cy'akanama cy'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi cyo gukomorera Kongo kugura intwaro kugira ngo igire ubushobozi bwo kurwanya umutwe wa M23. Icyo cyemezo cyashyigikiwe n'ibihugu bisanzwe ari inshuti z'u Rwanda nk'Ubufaransa, Amerika n'Ubwongereza, bifatanije n'ibindi bihugu nk'Ubudage, Ububiligi na Espagne. Byasabye u Rwanda guhagarika gufasha umutwe wa M23, naho imwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu y'u Burayi yasabye ko inkunga ihabwa igisirikare cy'u Rwanda ihagarikwa kubera iyo mpamvu. Niba ibyuma bidukundiye, ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda. Bwana Mukurarinda, ni iki leta y'u Rwanda ivuga kuri ibyo bisabwa n'ibyo bihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi? Murakoze. Icyo leta y'u Rwanda ibivugaho ni uko abantu bagomba kumenya yuko ntabwo u Rwanda rukeneye ko M23 ariyo ijya kurufasha kubungabunga umutekano w'ubutaka bwarwo, ndetse na M23 dukeka yuko idakeneye ko u Rwanda ruyifasha mu kubaza ibibazo ibaza
nk'abakongomani babaza guverinoma yabo. Niba rero uyu munsi guverinoma ya Kongo aricyo ikomeje kwitsitsaho ndetse ikanakirwa n'ibyo bihugu bitandukanye mwavuze, ni ukuvuga ko abo bose bakomeje gufata igice kimwe, agace gatoya k'ikibazo kiri muri Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo, ari nayo mpamvu iki kibazo kidakemuka imyaka ibaye 5, 10, 15 irashize. Igihe cyose batazafatira muri rusange ibibazo biri hariya ngo byigirwe hamwe, bagakomeza kuvuga umutwe umwe harimo imitwe 130 irenze ivugwa abantu bose bemera, bagakomeza kuvuga umutwe umwe ejo bundi i Rwanda mu masezerano na Kongo yasinyeho baravuzemo nibure imitwe 3 n'iyindi. Ntago rero gufata igice kimwe cy'ikibazo akaba ari cyo rushyira mbere ari cyo kizatuma kira kibazo gikemuka. Byari bikwiye no kureba, bari bakwiye no kubivanamo urugero, kuko byamwe bivugwa kuva mu myaka 10 ishize ariko nta cyakemutse. Ariko bino bihugu mvuze mu kanya, Amerika, Ubufaransa, ni ibihugu bifite ubushobozi bukomeye mu bijyanye no kumenya ibibera henshi ku isi ndetse n'ako karere. Ibi bavuga ko mufasha umutwe wa M23 ntabwo ari byo? Iyo myumvire igomba gucika. Ntabwo ari ukuvuga yuko kubera ko igihugu cyitwa ko gikomeye cyangwa ari cy'Uburayi cyangwa ari cy'abazungu ibyo bivuze ariko kuri. Ejo bundi naguha urugero, uyobora East Africa uyu munsi, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Burundi, abazwa n'abanyamakuru bo muri ibyo bihugu bikomeye b'Abafaransa, ababwira ati twebwe nk'hano mu karere twegereye aho ibibazo bibera, ibyo by'ibimenyetso muvuga ntabyo turabona. Ubwo se tujye duha agaciro abo hanze ngo nuko bakomeye cyangwa se bafite ubukungu kuturusha, turanabyemera rwose, hanyuma tureke aba muri aka karere banatuyobora banazi ibibazo uko bimeze. Ni naho mu itangazo ejo bavuze bati mwene izo position, mwene ibyo byemezo, mwene izo mvugo zica intege ibyemezo by'abayobozi bakuru bo muri kano karere bagerageza gufata ibyemezo ngo icyo kibazo gikemuke. Ntabwo rero kubera ko ariko igihugu gikomeye cyabivuze kikirengagiza ibikorerwa ibibera kuri buriya butaka aribwo ukuri kuba kwavuze ngo nuko byavuzwe n'igihugu runaka. Urakoze cyane Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda. Dukomereze hano makuru ku mugabane w'Uburayi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasubiye mu gihugu cye nyuma y'uruzinduko yarimo i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yahuye na perezida w'icyo gihugu Joe Biden akanageza n'ijambo ku nteko nshingamategeko na Sena. Bwana Zelensky yavuze ko igihe yari mu rugendo rumutahukana yahagaze muri Polonye kugira ngo haganire na perezida Andrzej Duda, ko baganiriye kuri uyu mwaka w'ibibazo bikomeye cyane bitari byaboneka mu mateka kubera intambara no kuri gahunda zo mu gihe kiri imbere. Mu ijambo yagejeje ku nteko nshingamategeko na Sena bya Amerika, yagejeje ku nteko nshingamategeko na Sena bya Amerika ejo kuwa gatatu, Bwana Zelensky yavuze ko Ukraine tuzamanika amaboko na rimwe kandi ko imfashanyo Amerika iha igihugu cye ari imari ishowe mu mutekano w'isi. Tugaruke ku makuru yerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari, tuyafatiye irahe mu Buholandi, hakomeje urubanza rwa Felicien Kabuga uregwa ibyaha bya jenoside yabereye mu Rwanda mu 1994. Iryo buranisha rikaba ryakomeje kuri uyu wa kane, humvwa abatangabuhamya babiri bamushinja bavuga ko bahoze baturanye nawe ku Kimironko i Kigali. Bombi batanze ubuhamya bari Arusha muri Tanzania, bahujwe mu buryo bw'amashusho n'inteko y'abacamanza iri irahe mu Buholandi. Habanje watangiye gutanga ubuhamya ejo utabajijwe byinshi. Wakurikiyeho n'umugabo wahawe izina rya Cab 072 kubera umutekano we, kumurinda umutekano we. Bavuze ko muri 1993 yakoraga ibikorwa by'ubwubatsi bitandukanye kwa Kabuga. Mu buhamya bwe yavuze ko mu kubaka inyubako y'ubucuruzi ya Kabuga byari biteganijwe ko radio RTRM ariho izakorera. Avuga kandi ko interahamwe zo kwa Kabuga zagize uruhare mu kwica abatutsi. Mu kanya kashize navuganye na mugenzi wanjye Didier Bikorimana uri mu biro bya BBC i Nairobi, wakurikiye iburanisha ry'uyu munsi yifashishije uburyo bw'amashusho ku rubuga rwa internet rw'urwo rukiko. Natangiye mubaza ibisobanuro yatanze, uwo mutangabuhamya yatanze bigaragaza ko byari biteganyijwe ko radio RTRM yari gukorera kwa Kabuga. Françoise Mate wo mu itsinda ryunganira Kabuga yabajije
uyu mutangabuhamya icyamwemeje ko iyo nyubako yari kuba izakorerwamo na LTRM, asubiza ko byagaragaraga ko kuko hari hariho ibyapa, ibyo bita autorisation de bâtir cyangwa uruhushya rwo kubaka, avuga ko kandi hariho ikirango cya radiyo ndetse ko n'igishushanyo mbonera cyerekanaga ko yari kuzaba iya LTRM. Hanyuma Matt yanamubajije niba iminsi yose yaririrwaga kwa Kabuga ku buryo yashoboraga kumenya neza interahamwe zihaza, ziharara n'izitaha. Avuga ko atahirirwaga kuko yari afite n'akandi, avuga ko ariko niyo atabaga yaziboneye ubwe, iyo yageraga iwe mu rugo bamubwiraga ibyabaye ku muturanyi we Kabuga, ariko avuga ko inyinshi muri izo nterahamwe we ubwe yaziboneye, ibyo avuga atari byo yashingiye ku byo yabwiwe. Tukiri ku makuru yerekeranye n'imanza, tugiye mu Rwanda mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza mu majyepfo y'igihugu. Uwunganira bamwe mu bahoze hari abasirikare bakuru bo mu mutwe wa FDLR yasabye ko abatangabuhamya babazwa n'urukiko baba barimo na General Paul Rwarakabije wahoze akuriye uwo mutwe ariko akaza gutaha mu Rwanda agasubizwa no mu kazi. Urwo rukiko rukurikiranye abagabo 6 mu bahoze ari abarwanyi ba FDLR bashinjwa ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba, ibyaha bo bahakana. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana wakurikiranye urwo rubanza. Maître Felix Nkundabatware Bigimba yunganira Lieutenant Colonel Makaniye Emelie, Lieutenant Colonel Habimana Emmanuel na General de Brigade Leopold Mujyambere bahoze muri FDLR. Yasabye urukiko ko rwahanagura ibyaha byose bitatu abakiriya be bakurikiranweho birimo iterabwoba, kurema no kuba mu mutwe utemewe. Yavuze ko abo yunganira bemera ko bagiye muri FDLR ariko bitari ku bushake bwabo. Ati iyo habuze ubushake biba bivuze ko nta cyaha cyakozwe. Urukiko rwamubajije ukuntu umuntu yamara imyaka irenga 20 afashwe bugwate ari nako agenda yongezwa amapeti. Maître Bigimba avuga ko abo yunganira bari bafite abayobozi babakuriye ku buryo babikinisha bari kwicwa. Avuga ku cyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba, Maître Bigimba yasobanuye ko itegeko rihana icyo cyaha ryasohotse nyuma mu gihe General Leopold Mujyambere yari afungiye muri Congo, naho Colonel Mpakaniye Emelie yari yarasezerewe muri FDLR, mu gihe Colonel Habimana we yari arwaye umugongo atagikora akazi ka gisirikare. Kubireba abatangabuhamya, yifuje ko abatangabuhamya batanzwe n'abakiriya be nabo bazabazwa n'urukiko. Mu magambo ye ati Leopold na Mpakaniye batanze nabo abatangabuhamya barimo General Rwarakabije Paul banabanaga muri FDLR, ariko bo ntibigeze babazwa. Atari bishoboka nabo bazabazwa nk'uko abo ku ruhande rw'ubushinjacyaha nabo babajijwe. Urukiko rwavuze ko rutanze kubaza abatangabuhamya bo ku ruhande rw'abaregwa, ko rwabanje kumva kwiregura kwabo nyuma rukazasuzuma niba ari ngombwa ko abatangabuhamya babazwa. General Paul Rwarakabije wayoboye FDLR Foka yagiye avugwa muri uru rubanza. Yatashye mu Rwanda muri 2003 asubizwa mu kazi ka leta mbere yuko ajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Aba 6 bakurikiranwa muri uru rukiko hano i Nyanza bahakana ibyaha bashinjwa, bagasaba kujyanwa mu kigo cya Mutobo guhabwa amasomo yo kubasubiza mu buzima busanzwe. Iburanisha rizasubukurwa tariki 13 z'ukwa kabiri umwaka utaha. Urakoze Yves Bucyana. Radio mwumva ni BBC gahuza miryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi murakurikira hano makuru ku mirongo ya shortwaves, naho abari kuri internet madukurikira kuri Facebook Live. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Tunyarukire mu burengerazuba bwa Afrika. Cote d'Ivoire yohereje intumwa muri Mali muri gahunda yo gusaba irekurwa ry'abasirikare babarirwa muri 100 bahafungiye kuva mu kwezi kwa 7. Leta ya gisirikare i Bamako ishinja abasirikare 46 bo muri Cote d'Ivoire kuba abacanshuro, kandi bashinja mu nkiko icyaha cyo kubangamira umutekano w'igihugu. Leta ya Cote d'Ivoire ivuga ko abo basirikare bari muri Mali mu gikorwa cyo gufasha umutwe w'ingabo za ONU ziri muri icyo gihugu. Abakuru b'ibihugu byo muri Afrika y'Uburengerazuba bamaze igihe
basaba irekurwa ry'abo basirikare. Umuryango w'ubukungu wo muri ako karere CEDEAO uvuga ko Mali izafatirwa ibihano niba abo basirikare batarekuwe bitarenze intangiriro z'ukwezi gutaha. Ubu noneho ni umwanya w'ikinamico Urunana. Urubyiruko rwa Nyarurembo ruributswa kwizihiza Noheli n'ubunani mu mutekano. Hagati y'amakimbirane ya Budensiyana na Philippe aragenda afata indi ntera. N'urunana. Sinumvise neza icyo ushatse kuvuga Bude. Niba utacyumvise genda nta mwuka mfite wo kubisubiramo. Bude, ndemera ko ufite amakosa, ariko rwose niwe wayankoresheje. Ubu se ko wamvuniye byakumariye iki Phili? Byamara iki se nyine uko ubizi hari icyashobotse? Ubu se ko nk'umuntu uri bumbone ncumbagira ndamubwira ko nabaye iki? Umubwire ibyo ushaka. Mvugisha ukuri ko umugabo twashakanye dukundanye ageze ku rwego rwo gushaka kumfata ku ngufu. Unamubwira impamvu izo ngufu zaje mu mwanya w'uburenganzira bwe. Maze wakwisha mu mutwe yakubwiye ko ari uburenganzira bwawe. Phili, muri twe ntawe ufite uburenganzira bwo gukoresha indi mirimo y'agahato. Bihindutse imirimo y'agahato rero? Cyane rwose, iyo nta bwumvikane burimo, nta rukundo rugasimbuzwa irari, biba byahindutse imirimo y'agahato. Reka nigendere Bude. Rwose sinshaka kubyuka ntongana nawe, ntaza kwirwa nabi. Uragenda se hanyuma imirimo nari gukora ikorwe nandi? Nawe usanzwe uyikora. Ntayo ndi bushobore kuko wamvunaguye Phili. Ariko Bude, ubu tubane duhanganye koko? Ubundi twarinze kugundagurana dupfa iki? Dupfa ko wikunda Phili, ntubona imvune ngirira muri uru rugo. Kuki ushyira imbere ibyo ushaka ku giti cyawe? Tekereza kwirirwa ku kazi mpagaze, natanga asanga akazi karantegereje, nkagakora njyenyine wicaye muri salo. Umwana umwe akurura iburyo undi akurura ibumoso, ariko ncuragana. Ariko nawe ntugakabye. Kantengwa se ntaba yagabanyije akazi? Kantengwa afite inshingano ze kandi azikora neza, ariko wibuke ko imirimo ivunanye twayimukuyeho tukayigabana. None ibyo wagombaga gukora byose nta na kimwe ukora warabimbwiye. Ariko nuko mba mfite akazi kenshi kuri butiki, ngataha ntinze cyangwa nkazinduka cyane. Nuko rero igihe cyose uzamparira imirimo ntuzabona ibyishimo unyifuzaho. Ikindi mbere yo kugenda uruhagira aba bana ukoropa na mesiriya myenda imaze iminsi mu mazi. Dore ni nawe wangiza utyo. Ariko se ubwo urumva ako kazi kose nagashobora ngewe ndi robo? Njye ugakora buri munsi nataha ugashaka kugerekaho n'agahato se ndi robo? Ubwo se ngewe usukiye amazi kandi mvuye kwiyuhagira Nori? Aya ni ayanjye Kareme. Kuki kwiyuhagira mu gitondo se yaraho ugiye? Ubu wibagiye ko warabimpaye amafaranga Kareme, ngiye mu isoko guhaha hakiri kare. Ubwo ku cyumweru ari Noheli rwose umuntu atinze yasanga ibyiza babimazemo. Nizere ko utari butinda sheri, ubanguke rwose. Urumva ngiye mu isoko mpaha ibya Noheli, ubundi nce muri salo ya Nyensi mbasabe gahunda yo kuzansokoreza umusatsi. Niyo salo yonyine isirimutse inaha i Nyarurembo. Wajya mu by'imisatsi wagira, ugaruke kare rwose, kuko ngewe rwose sindi bubone umwanya wo kuza hano. Ariko se uragira ngo nzi hano gukora iki Kareme? Kumva nawe utari butahe ku manywa kubera akazi kenshi ufite ku cyuma gisya. Wakubwira ko ari ifaranga? Ifaranga Kareme? Ifaranga nyine. Hari umukiriya twahanye gahunda kari buze tukamwereka ishyamba ryacu, agahitamo ibiti byeze. Niba ari ibyo rwose ndagira mvanze mutegereze Kareme. Ariko se baraza ryari ko nari nzi ko ndi bwitabire karabu y'urubyiruko munsi y'umunyinya. Urumva ibyo biruta amafaranga koko Nori? Ndabizi ko tuyakeneye cyane Kareme, kandi rwose ndagushimira mugabo mwiza. Umenye Noheli iyo ya mbere igiye kuba nziza mu buzima bwanjye. Ubwo rero twumvikanye ko ugiye kujya ku isoko ugahaha ibyo uhaha, ukabanguka ugategereza uwo mukiriya. Cyane rwose. Nawe urabyumva ko ntarangara ku ifaranga. Ibyo munsi y'umunyinya nyine ndemera mbireke, ariko aza nsange hano. Kureba ku isaha se nabatindiyanye? Oya si ukureba ku isaha, ni ubutumwa bw'akazi nasubizaga. Yewe kandi koko ngukuye mu kazi amasaha atageze. Oya nta kibazo umva iyo nsabye uruhushya. Ongeraho kuvuyeyo ku nyungu z'urubyiruko ariko. Impamvu rero nabahamagaye hano mu murenge, nifuzaga kubabwira ibyo nateguye kuganiriza urubyiruko mu mahugurwa mwantumiyemo. Ntumbwire ko ugiye kuduhakanira Sosia. Kandi yabirangijanye. Ni ukuri twari twizeye kutazahabura Sosia. Nanjye nari mbyizeye kandi mbishaka rwose. Ariko dore natumiwe mu nama ku karere. Nta kundi nyine, ubwo urubyiruko rwa Nyarurembo tubihombeyemo.
yewe ninjye ubihombeyemo kuko numvaga nshaka kubana namwe rwose ariko ibyo nabageneye byose ndabifite hano ndabyanditse. ntawakurenganya kubona impamvu z'akazi nyine kandi zirumvikana ahubwo bitubwire kandi utwizere rwose tuzahakubera. nateguriye urubyiruko isomo rifite intego igira iti igihe cyanjye kirahenda. igihe cyanjye kirahenze? Yego nyirane, urubyiruko mugomba kumenya ko igihe cyanyu gihenda kuko ntimuzagihorana kandi buryo uko bukeye iminsi bivuyeho umwe sha. ushobora kuba warabaye umwarimu ariko si gusa sosiya. erega n'ubundi we muzambwirire urubyiruko muti igihe cyanyu kirahenda aho kugikoresha muhagaze mu isantere mukora ibyo kwiyangiza mujye mugikoresha mufasha ababyeyi banyu mu murimo iteza imbere umuryango wanyu. Yego rwose. mutaho guhuzwa n'imyitwarire mibi nko kunywa ibiyobyabwenge no gukora ibindi byaha bihanwa n'amategeko mujye muhuzwa no kwiga imishinga yabateza imbere. bishyire hamwe batugane bahuze n'amabanki babona inguzanyo batangira imishinga ibateza imbere nk'ubworozi bw'amatungo magufi, ubuhinzi bw'imboga n'imbuto n'indi mirimo itandukanye y'ubugeni n'ubukorikori ishobora gukorerwa inaha i Nyarurembo. ndumva ari byiza cyane ariko ngize ikibazo sosiya ko mu rubyiruko harimo abakiri bato batashobora iyo mishinga imwe n'imwe mu yo muvuze. abo bahagararirwa n'ababyeyi babo. ariko uzi ko iyo umwana w'umunyeshuri yifitiye itungo rye iyo hene, inkoko, ingurube, intama iyo agize icyo akenera akibonera atanduranyije n'ababyeyi be. sha ibyo nibyo rwose turabizi. ikindi rero cyagiye cyabo gihenze aho kugikoresha bacunga urugomo bazagikoresha bita ku matungo yabo, ku buhinzi bwabo, ku mishinga yabo itandukanye yo kubateza imbere maze bibarinde kugwa mu bishoko no mu byaha byabangiriza ubuzima. ni ukuri iryo somo ni ryiza cyane kandi Agnes ndamwizeye azaritanga ukuri mubwiye. hanyuma rero muzabambwirire muti inkorabusa ntizitana n'urugomo muti kandi ubute butera ubutindi muti iyo umunyamwete asarura yishimye umunebwe aba arekereje ashaka kumwiba kandi kwiba bitera guhanwa. aha nyirane nizere ko wari uteze amatwi icyo nzibagirwa uzanyibutse sibyo? ese burya Karemera afite ishyamba ringana ritya kugira ngo warihejeje se ahubwo urakomeza ukagera n'iriya hirya do na hariya hose. iriya hose ndeba yewe ibiti byeze byo birimo kandi byanakuze neza ku buryo umuntu yakuramo imbaho nziza. ariko ni mu mpenda ntibiri buvemo. ariko Karemera yavuze ko atari burenze ayo mwavuganye. Norine we Karame usengufashe wowe n'uyu mugabo muje gukora iki hano muri iri shyamba? ubonye dukoze iki se ku buryo uvuga ngo uradufashe ko naje kumwereka ibiti tugurisha? subiramo neza sinkumvise ngo waje kumwereka iki? naje kugura ibiti mukecuru. umukecuru ninde? nitwa Nyirabazungu Clemence se nitwa umukecuru. aha yego Nyirabazungu. none se hari ikibazo ko ari buguri byeze kandi nabwo tumanje gusaba icyangombwa cyo kubitema? hose uza kugurisha ibiti mu ishyamba ryanjye nkandi wa mukobwa we. urya si ishyamba si iryanyuma da. uwo mukecuru ari kuza amatika. subiza ibyo bakubajije. ninde waguhaye uburenganzira bwo kuza kugurisha ibiti mu ishyamba ryanjye ntabizi? mukecuru rwose wikwisebye imbere y'umuntu mutazi. ni wowe usebye ni wowe usebye wowe ufata mu gihanga usingufatiye mu ishyamba ryanjye. narabivuze ko nta kindi cyakuzanye mu muryango wanjye kitari ugusahura. nk'ubu wavuga ko ari nde waguhaye uburenganzira bwo kuzana umuntu mu ishyamba utazi ko ryahinzwe koko? none se mbere yo kunyurira ngo naje gusahura wabanje uvugana n'umuhungu wawe wumva ko tutabyumvikanyeho? ese burya nimwe nyina wa Karemera nge rwose sindi n'uwina ariko nahashinze isarumara uvuye harira mvira mu ishyamba wahuye n'umunasikoro nyine. umunasikoro se ni iki? nako wasanga wumvikanye n'uyu mukobwa kuza kutwibira ibiti. mugende vuba none ahangaha mumvire mu ishyamba. nta soni koko Nori ibi biti ko wasanze bikuze uzuba biteye nuko byatewe ko mukunda ibyeze. murakoze cyane rubyiruko. ese mwari mubizi uko bimeze? murabizi? nsigaye numva ndi mugenzi wanyu ndi umunyamuryango wa club y'urubyiruko munsi y'umunyinya. mbere yo kugira ikindi mvuga ndashimira cyane Agnes na bagenzi be bagize igitekerezo cyo gutangiza club y'urubyiruko. Feliciane wazanye icyo gitekerezo,
nyiraneza budensiyana benita donata n'abandi ndabashimira kuko muritanga cyane. Ngiye kubabaza rero, ibihe turimo murabizi? Yego William. Turabizi cyane rwose, turi mu gihe cy'umuhindo kizakurikirwa n'urugaryi, itumba rikiteramo, hanyuma twiture n'umugi. Ibyo uvuze simbihakana, ariko sibyo narimbajije. Abanyeshuri kuki mugiye kujya mu biruhuko? Kubera Noheli n'ubunani. Urakoze cyane Claire. Abantu benshi buzuye ibyishimo bya Noheli n'ubunani. Abanyeshuri bamwe batangiye ibiruhuko, abandi ejo buzaba batangiye. Si byose? Nibyo cyane rwose. Ndagira ngo ngire icyo mbabwira rero urubyiruko. Nibyo rwose dukwiye kwishimira Noheli n'ubunani. Ariko tuzirikane kwishima twirinda. Uvuze akantu keza rwose muyobo. Hari abishimisha bakishimisha bikarangira gutyo. William arabivuze. Ati bikarangira bityo. Urakoze William. Muzishime ariko mwirinde icyatuma ubuzima bwanyu bujya mu bibazo. Noheli n'ubunani by'ubutaha bikasanga muri mu marira. Cyangwa bikazasanga tutakiriho bitewe n'imyitwarire yacu da. Cyane rwose. Nicyo urubyiruko rushobora gukora ubuzima bwabwo rukajya mu bibazo. Kunywa inzoga n'ibindi biyobyabwenge. Icyo ni kimwe. Ikindi muyobo, urubyiruko rumara kunywa inzoga n'ibiyobyabwenge rukishora mu busambanyi. Aha, kwishora mu busambanyi cyangwa imibonano mpuzabitsina idakingiye. Iyo umuntu yishowe muri ibyo ahuriramo n'izihe ngaruka? Nawe urabyumva, umukobwa atwarinda imburagihe, umutipe nawe akaba yiteye imburagihe. Ashobora no kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina na virusi itera sida. Ikindi kandi ibyo byose bishobora gutuma agaciro mu muryango we, ababyeyi bakamwanga, yewe bakanamwirukana. Agahinduka ikirara, ahanyuze hose bakamwita rubebe. Cyane rwose. Nshimishijwe nuko ibyo muvuze byose ari ukuri. Anye. Karametitire. Urubyiruko rwa club rurasobanutse. Umva rurasobanutse pe. Kugira ngo twirinde ibyo byose rero urubyiruko, hari icyo tugomba gukora. Kwirinda kwishora mu mibonano mpuzabitsina imburagihe. Kwifata ni byiza pe. Buri wese akifata kugeza igihe azashyingirirwa. Ariko urubyiruko rwa Nyarurembo kandi bikunaniye, ibuka agakingirizo. Ese ugira ngo umuntu akibutse ntikamurinda gutwara cyangwa gutera inda atabiteganyije, kakamurinda n'izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina muyobo. Ariko Filipo naragenze ndabona, ibyo ni ibiki ukoze bude? Suye mbaza se? Ngira ngo wabonye ko ntashaka kuvugana nawe Fili. Abana bavugishaga noneho barasinziriye. Ariko ibyo ukoze birandeba, ugomba kumbwira impamvu bikoze. Abahinzi bajya imigambi inyoni zigiye indi nyine. Ye? Kuva uranyeretse ko ushobora kumfata ku ngufu ngomba gushaka uko nirinda. Kwirinda rero ni ukwinjira mu buriri wambaye ipantaro ufunze n'umukandara. Cyane rwose. Ni impamo y'Imana ubwo n'ubukunguzi sinabyemera. Ko ari byo yambaye ni wowe? Oya. Nakorana n'umugore usa n'uwiteguye guhunga. Uryame cyangwa ubyihore. Vana mwiyo pantaro yewe ntabwo ndi bugusagarire. Waranyiyeretse Fili. Kubera iyo mpamvu ndekera ipantaro. Nyambaye kugira ngo nkwirinde, ntabwo ari wowe rero ugomba kungira inama. Nyamara umenya nkina mu bikomeye. Ubundi se waryamye aya nama amasaha yo gukina ko ari yo kuryama tugasinzira, cyangwa wowe ntunaniwe? Kora nk'ipantaro nyine turya. Nakubwiye ngo ntayo nkuramo. Cyangwa reka nyikuriremo. Don't touch me. Ntiwibeshye ngo nkoreho kuko byaba bibi noneho Fili. Barakoze bagenzi bacu mu kinamico urunana mu kubasezaho nababwira ko leta y'u Rwanda ivuga ko ibyo ishinjwa n'ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi birimo Amerika, Ubufaransa n'ibindi ko ifasha inyeshyamba za M23 zirwana n'igisirikare cya leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko biyobya ku mpamvu nyakuri y'amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iburanisha mu rubanza rwa Felicien Kabuga uregwaho ibyaha bya jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994 ryakomeje uyu munsi. Humva abatangabuhamya babiri bamushinja bavuga ko bahoze baturanye nawe ku Kimironko i Kigali. Ishami rya ONU ryita ku buzima ku isi ryatangaje ko ikiza cy'indwara ya Ebola muri Uganda kitari cyarangira. Kwa kabiri perezida w'icyo gihugu Yoweri Museveni yatangaje ko igihugu cye cyatsinze agakoko gatera iyo ndwara kubera ko hashize iminsi 25 nta bwandu bushya bwongeye kuboneka mu gihugu. Ano makuru yarahagarariwe na Florentine Kwizera. Mwakoze kwita mu BBC gahuza imiryango muramukeho.